ikaze kumenya CCTV muri kubona Francis bifuza cyane hirwe mwabana mwakoze bumenya CCTV rero tuko itangazo rya NESA ryagaragazaga ko amanota muri kaminuza agomba kuba yagezemo mwabenshi barisomye system yongeye gutangira kaminuza tugiye kwereka mu buryo ubasha kwinjiramo ikintu ugomba gukora bwa mbere ni urabigenza ute kugira ngo winisarize amashuri uraza ufungure browser ngo tufunguye uzige kuri website ya kaminuza umara kwinjira kuri website ya kaminuza uri loginga in nkuko bisanzwe ufitemo account uri loginga in loginga cyangwa get started ushyiremo SDS code yawe na password nurangiza ugire login winjiremo ukimara kwinjira muri system yawe ya umwarimu undi kuvuga ku barimu umaze kwinjira muri system ya kaminuza urareba igihembwe cyagiyemo ubundi harimo igihembwe cya mbere ariko basukinze bahinduramo bashyiramo igihembwe cya kabiri kiba aricyo kiri activated icya mbere cyavuyemo bitewe nuko network ndi kugenda gake cyangwa n'abantu bari kwikoresha ushobora gutinda kurodinga ariko bifunguka bimeze gutya aya ni amatutorial harimo izindi tutorial runaka n'ubwo nziza akagusabwa ugashaka gufungura document ukasoma ukamenya amakuru iyo iyi ni dashboard kandi icyo ugomba kongera kureba ni uko yatamu yageze mu tamu ya mbere ya kabiri 2025 2026 niyo mwaka turimo academic hagemo tamu ya kabiri no ngo ibintu byose hano muri mark record course max approve byose yakorwa muri tamu ya kabiri ubwo yafunguwe kureba ni kimwe ni kubanza kumenya ngo ni bihe byibanze ugomba kubanza kumenya icyambere banza verifya ukora icyo bita course verification kugira ko amasomo wigisha ariyo ahari arimo rukika kuri course verification ukabanza ukareba amasomo ufite muri bagwaye ko ariyo usanze atari yo cyangwa ukareba n'amanota abari uzaho ureba amasomo hano ukareba amasomo wigisha yigisha mu mashuri runaka kugira ko bimatchinga neza n'amanota bakoreraho maximum max ukabanza ukareba ko ari byo usanga atari byo uyambaza umuyobozi dosi cyangwa director wawe ku kigo koraho akabasha kubihita editing gushyiramo amasomo n'amashuri niba amashuri usanzwe utarimo bakayigushyiraho n'amasomo ugomba gushyiramo icyo nicyo cyambere ubanza kurebamo muri system ya kaminuza ko bihura wasanga bihura birangiye ituzana ku cyiciro cyo cya max record kaza klika kuri max record gatangira kuri codinga amanota hano niyo tutangira rero ikintu wakubanza kukwibutsa kugira ngo ujye kuri max record ni uko ubanza ugatunganya system yawe kandi ukamenya amanota yateje amanota ya exam mu ikaye yawe ugashyira ahantu neza ku buryo ufite akaye imbere yawe cyangwa ufite Excel sheet imbere yawe iyo rero nuza isagurya biri mu mutuku no ngo amashuri yose bari gupendinga iyo ari mu bara ry'iki mu ibara rya green aba ya submitting ari mu ibara ry'umuhondo bari mu gupendinga noneho ahangaha ari mu ibara ritukura nasigaye n'amasomo utarashyiramo amanota yayo abari muri remaining mu muhondo nari gupendinga amasomo warangiza ukaza ugatangira bati kugira ngo dutangira hano tukaba tugiye guhitamo runaka mfite ishuri hano kamenya mu wa gatatu ndabyinisializa gutana kose kuri endi infinity ziri mu nuzana turashyiramo hose tutangira ku ishuri runaka ryo atangiraho tugiye kwanza gukorera yenda for example tugiye kuri senior 3 ndazana kuri edit ndazana kuri akantu ka edit max cyangwa kuri akantu k'akaramu bitana nuzo gukoresha ngiga kuri edit max ishuri ubu ngiye kweditinga none ndabanza nkirete icyo bita draft vuga ngo hano uhitamo muri niba uhisemo end of unity urabanza ikorere uyirangize kugira ngo ubone kujya kuri end of term nimba uhisemo ikintu kimwe mu hanga ntabwo uri gukora ngo kizemo hagati banza uri amanota y'abana bose warangiza muri icyo cyiciro ubone kujya kuri end of yindi nuvuga ngo iyo umaze kugira hano urazihitamo icyiciro hitamo yenda end of unity cyangwa end of term urugenda ndetamo yenda end of unit maklik iyo maklik nkansettinga ahita activated ngahita hano kuri create draft ubu ndakirika ko ibe is created niba created itikura list y'abanyeshuri bose abanyeshuri ufite mu ishuri urabona ko handitseho ko ari gupendinga amanota yabo muri
iri gupendinga, akavuga ngo uraza uhite ukorera iki, ureba isomo warimo, urebe ese iri shuri n'ibyo birahura n'iryo nari nahisemo, urebe umubare w'abanyeshuri ufitemo niba bihura n'isaba, ubundi ubone kwinjizamo amanota. Urajya ukirika hano, ukirikamo add marks, tuyandikamo ukanda kuri enter, ukomeza iyo byiza ugenda ukanda kuri enter kugira ngo urira kujya ukirika hano, ibyo bituma wihuta. Iyo umaze kuyashyiramo yose urangije amanota, mbabwira ko abita saved kuri iyo device, by default itaba saved kuri iyo device, ariko iyo ushaka kusavinga neza kugira ngo nuwimukira kuri iyi device uzayasange arimo, ukirika hano kuri handitse save marks. Iyo umaze kuyagira gutya urangije save marks, ukajya kuri yindi ntuzahora ntubona kongera gukomeza n'ibindi. Reka turebe rero ubu iyo umaze kurangiza ishuri hano, umaze kurangiza ukirika hano handitse close marks sheet, igahita yifunga hano amanota akajyaho, warangiza ugahita closinga form hano, ugakuya close form, igahita ihite kwereka aho ugeze uri gukora. Urabona ko completion date ni 0, hano ko ugenda uri ushyiramo amasomo hano bigenda bihita bihinduka. Urabona ko 5% iri gupendinga, hano haracyari n'ishuri bizaze gucreating, hagenda submitting hano yihinduka no ibara ry'umweru, murahita mubona ko hano yihinduka ibara ry'umweru, ibara ry'umuhondo. Ubwo ahangaha ni ubwo buryo ugenda ushyiramo, ubanza gushyira imbere y'ishuri ugakirika kuri end of duty. Nubwo ntabwo niba hano yakomeza gushyiramo end of term, amanota y'ikizamini hano end of unit ntarayirangiza kuko niyo na draft. Ni ubwo buryo ugenda ukoramo, ukabanza ugakreatinga, warangiza ugakora submitting amasomo, buri kintu uzasubiza submitting kugira ngo ube saved muri system. Nkuko rero narimo mbabwira, iyo umaze gushyiraho amanota, ya end of unit n'urugero, urabona ko hano biragaragara umuhondo arimo, ariko kugira ngo turebe urabanza ukamenya uko ameze. Reka turebe ko twarangije, hari igihe ushobora gusanga ari umwana udafite amanota, bikaba ngombwa ko ubanza ukareba ko amanota wamuhaye ameze. Ikindi wenda muri coding turazana, ndabibutsa abantu bari guhura n'ikibazo kuvuga ngo se ko tuzitamo tamu ntibikunde. Ubu bashyizemo n'itamu ya kabiri, basipoje ko iya mbere mwayirangije nta kibazo cyari kirimo. Reka rero turebe ko tamu ya kabiri ko ijyamo. Hano iyo utabona iyo message n'ikibazo cya network kizaba ibaye nkeya, iki nicyo kibazo kiri gutuma tutaje kwinjiramo. Reka twongere kuri login iyi twinjiremo, twongere tugaruke urabona hano kuri tamu nta kibazo gihari, ni tamu ya kabiri irimo. Tamu ya mbere basa n'abayihisha, ariko wenda bashobora kuzayigira bakajya bahitamo umuntu agaswitchinga akajya muri tamu ya mbere cyangwa akajya muri tamu ya kabiri. Ibyo baba bashyizemo ni tamu ya kabiri kugira ngo banashyiremo amanota. Rero nari nashyizemo teje, reka ndebe ko urabona ko ari pending ngahe rwose, na percentage isigaye sindasubmit ishuri na rimwe. Iri nakoreye rero ngiye kureba kugira ngo urigaruke neza, ugaruka hano kuri edit marks nk'ugiye gukosora, ugategereza ko loadinga ifetching amaclass ikaganura list. Urabona ko na bose nabaye amanota, ariko ndanasavinga bigumamo rwose nta kibazo. Ariko wongeye kongera add assessment, wongeraho ngo njye kuri end of unit ntibyakunda. End of unit ntibyakunda kuko iracyari gupendinga, ntabwo ndayirangiza. Banza closing ntabwo irarangira, ngo please submit the pending marks for end of unit before hitting new marks sheet. Ngo mbere ko njya ku creatinga exam cyangwa njya ku yindi, ndabanza submitting ya mbere. Ndabanza ugasubmitting ya mbere, submitinze ishuri rya nuza ntibyakunda. Urabanza rero mbanze nyisubmitinge, mbere yo gusubmitinga ariko banza ugacikira ko abana bose bafite amanota, kuko kuza kuzitinga nanone birasaba ko uza gusaba uburenganzira dosi na directeur na class na chef na class teacher cyangwa titre w'ishuri nakaguha uburenganzira. Urabona ko ubu amanota arimo nakwandikaho ko yamistinze, nazaza gukora examen nkazashyiraho nyuma. Noneho ubu ndangije kubikora rwose. Ni ukuvuga ngo akantu ugomba kwibuka, niba wagize save marks ukasavinga yabaye saved,
icyo gisigaye ni ukugira ngo utinze gusabumitinga iryo shuri, iyo assessment ukayisabumitinga kugira ngo wemererwe kongera gushyiraho indi. Noneho ko ninjya kuri nuza kusubmit bihita banyereka ko twose tuvivuye. Nisanze hari akarimo katavivuye nasubirayo nkabanza ngakemura ikibazo cyako, ubwo ndahita ngira approve max mbe ndamemeye ko iyi nyirangiza rwose. Urabona ko izi nyereka submitted ijeho ko nsubira ishuri rimwe, hari iri gupendinga, hari n'iki. Ibi ni ibisobanuro bigenda bigaragaza. Yaba submitted mu ibara ry'icyatsi. Ubwo niho nemeye niba yabaye submitted nemeye kujya noneho kuri end of term nayo nkayikora nk'uko bimeze. Nayo nayirangiza ubwo kugira ngo njye end of term ndaza nanditse add assessment, noneho indi imiti cyangwa nkirika kuri iyi naho nayo nkirete draft, niba created irahita ikurura amazina y'abana, nongeye indi corona hano kugira ngo ubashe kujya gute ya end of term nongereho amanota noneho y'abana. None ubwo ngiye kongera iki kuri corona ya end of term ngiye kongeramo amanota y'abanyeshuri. Ni ubwo buryo bikorwamo kugira ngo ubashe kujya gute kubashe kugira gushyiraho noneho amanota y'abandi abana. Ubu tugiye gutashyira mu kizamini nanone kuri corona y'ahangaha, naho ukabikora ko kundi urangiza naho ukagira save bwa mbere, wagize ukagira submit, noneho ukaza kugira submit, zose zikaba zisaba submit kugira ngo uve kuri iryo shuri ujye kuri indi. Ni ubwo buryo birimo bikorwamo, nta kindi kigoye kirimo. Icyambere no kumenya procedure. Uramutse usanze hari umwana udafite amanota utarakoze hano ukakirika kuri utudomo dutatu hano ugahitamo ugashyiraho ubusore ni missed, ni ukuvuga ngo ntiyigize yitabira. Ntuzamuhe 0 kuko 0 igaragaza ko yakoze hari ikizamini yakoze. Ikizamini rero yakoze iyo gikoze ukamuha 0 waba umurenganyije ugaragaje ko yitabiriye kandi ataritabiriye. Iyo ijambo ushyiraho missed kugira ngo bize kugaragara ko atigeze akora. Ni ubwo buryo turimo dukosoramo rero amanota n'iki turimo gushyira muri kamisi amakuru. Murakoze murakarama rero, mukomeze kugubwa neza mukora share kumenya CCTV. Ciao ciao.